Ndabasuhuje inshuti z'akadasohoka za YouTube channel ku Nkombe TV, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Muri aka kanya murasuzwa na Nshimiyimana Anselme kuri YouTube channel ku Nkombe TV. Mbahaye ikaze rero. Mwicare mugubwe neza muryoherwe n'iki kiganiro sobanukirwa, aho tugiye kurebera hamwe amahame atandatu agomba kuturanga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abantu bashyashya mugeze kuri YouTube channel bwa mbere, mbahaye ikaze, mwicare mugubwe neza namwe. Mbibutsa gukora aho hasi kuri iryo jambo ryanditse subscribe nubona unyuzwe n'iki kiganiro, kugira ngo icyo utaha kizakugerereho igihe. Ntabatindiye rero, reka dutangire ikiganiro cyacu sobanukirwa. Tugiye kurebera hamwe amahame atandatu. Ihame rya mbere ni ihame rivuga ngo mbere yo gusenga banza wizere. Mbere yo gusenga banza wizere ko Imana ishobora byose ugiye gusenga iri bwumve isengesho ryawe. Nyuma yo kumva isengesho ryawe ikazagusubiza mu gihe cya nyacyo. Uzabyihanganire nitagusubiza ako kanya, kuko ari igihe Imana ibona ko nigusubiza ako kanya ibyo iragusubiza bitari bukunyure, ahubwo igusubiza mu gihe cya nyacyo. Birashoboka ko wasengera ibyifuzo byawe, ugasenga uyu munsi, ugasenga ejo, usaba Imana ngo utabare mu bibazo urimo, usaba Imana ngo igufashe mu bigeragezo urimo, ariko ukabona ntacyo biri gutanga. Ntukazacika intege kandi ujye usenga wizeye. Mbere yo gusenga jya ubanza kwizera. Iryo ni ihame rya mbere. Ihame rya kabiri riravuga ngo mbere yo kuvuga banza wumve neza. Mbere yo kuvuga banza wumve neza uwo muri kuganira icyo ari buvuge. Nibiba ngombwa unamwige kujya ari gutekereza, kugira ngo ubone aho uhera umusubiza. Utaza kumusubiza ibintu bipfuye, utaza kumusubiza ibintu bidahuye n'ibyo murimo kuganira, cyangwa se ukakisha umuriro peteroli uzi ngo uri kuwuzimya. Iryo ryari ihame rya kabiri. Tudatinze rero none reka turebe ihame rya gatatu. Ihame rya gatatu riravuga ngo mbere yo gukoresha amafaranga banza uyakorere. Mbere yo gukoresha amafaranga banza uyakorere. Ntugakoresha amafaranga utakoreye, ntugakoresha amafaranga utazi aho urakura andi, kandi nujya kuyakoresha ujye uyakoresha mu bintu bya nyabyo. Ntugapfe guhubuka, ujye ubanza utekereze. Ariko hari n'abantu bakoresha amafaranga mu bitekerezo, tukabona amafaranga y'abandi tukayapangira kandi atari ayacu. Banza ukorera ayawe mbere y'uko uyakoresha. Ihame rya kane, mbere yo kwandika banza utekereze ibyo ugiye kwandika. Ntukazihutire kwandika utabanza gutekereza ibyo ugiye kwandika. Wandika iki? Ntacyo. Banza utekereze mbere y'uko ugiye kwandika, utekereze ibitekerezo bya nyabyo bifite umumaro, utari gupfa kwiyandikira ibyo ubonye. Hari ibintu tujya dupostinga kenshi na kenshi ku ma status yacu, umuntu akabisoma agashaka ibyo wanditse, ariko akabura igisobanuro cyabyo. Ugasanga wanditse ibintu byo gucarenjinga abantu gusa mu bitekerezo. Bandikire ikintu gifite umumaro. Ubanza gutekereza mbere y'uko wandika. Ihame rya gatanu riravuga ngo mbere yo kureka cyangwa se mbere yo kuva ku izima banza ugerageze. Mbere yo kuva ku izima, mbere yo gucika intege, banza ugerageze urebe ko icyo kintu ushaka gukora wagishobora. Ntukazemere gutsindwa utagerageje. Banza ugerageze, bikunanire ariko wagerageje. Hari n'igihe dutinya kugerageza, kandi ibyo bintu twa tugiye kugerageza binoroshye cyane bidakomeye, ariko kubera gutinya gutsindwa, kubera abantu baduciye intege, tugahita tubireka, tugahita dutsindwa. Ntugatsindwe utaburanye. Ihame rya nyuma rya gatandatu riravuga ngo mbere yo gupfa banza ubeho. Mbere yo gupfa banza ubeho neza. Ugerageze kubaho neza, ureke kubaho nabi.
ntawumenya umunsi azapfiraho, ntawumenya igihe azatahira, ariko mbere y'uko upfa mu gihe ugifite umwanya gerageza ubeho neza. Gerageza wiyiteho, ureke kwiyima kandi ufite ubushobozi. Ni ayo mahame 6 nashakaga kubagezaho. Murakoze cyane, Imana ibampe umugisha. Niba wumva ko ibi ngibi bikunyuze, kora subscribe, aho ngaho handitse subscribe, ufungure inzogera kugira ngo n'ibiganiro by'ubutaha bijye bikugereraho igihe. Mwari kumwe na Nshimiyimana Anselme, YouTube channel ni yayindi ni ku Nkombe TV. Siga igitekerezo cy'uko nawe ubyumva, cyangwa se niba hari irindi hame nibagiwe nawe uriyongeraho hasi muri comment. Murakoze cyane, Imana ibampe umugisha.